bari bagateretseho utuntu hariya ngo kanyisoni aya se amagiye ubundi uramuye ko ari bigwerewe koko abo n'ubu sinzi impamvu abyibuka ariko yabikoze rwose arimo arabikora neza karaza ngahita nkibuka ngahita basangwa beza dusangiye imisango nshimiye ko mwaje mwitabiriye mwakiriye kandi ndimo ndabona uruhanga ruruhanika ndabona ababyeyi bakesheje ndabona abateze ingori nk'uko bisanzwe nk'uko mubizi iki gitaramo cyacu muraza kunyemerera tukite icy'umwaka n'urukatsa aho turi buze gushima abagomba gushima nimunyemere rero n'inginge umuvandimwe wihaye Imana abanza turagize rugira kugira ngo gahunda zacu zigende neza karibu mabraya arakoze umaze kudushyira mu bwishingizi bwa Nyagasani nagira ngo basangwa kandi bashyitsi bahire mwicare mugubwe neza nagira ngo mukanya tuze gutarama igitaramo cy'umwaka n'urukatsa ndaza kandi kubwira bazi kuvuna sambwe baze kubikora hanyuma intore nazo zize guhamiriza zice n'umugara ndaza kandi kubwira abaziritsi b'iwacu ndetse n'abanyirazigama kugira ngo baze kureba ufite ikibazo cyose mu kiganiro ikindi nababwira nuko iwacu inaha turabatunzi ntabwo turaborozi maze ubwo twabahaye ikaze inyana niza gukina ikagira uwikandagira bivuge dufite abashumba batari rwoma dufite abatahira bazivuga amazina ndizera ko igitaramo cyacu kiza kuba icy'umwaka n'urukatsa hanyuma kandi mu gutarama muraza kunyemerera dufite umuhanzi ujye ususurutsa abantu b'iwacu bakishima ababyeyi bagaseka bagasaza bafite akanyamuneza ngaho jya imbere miga murakoze cyane mbere na mbere ndabashimye yuko akakanya mwitungurwa rwose abijyamo kandi bikagenda neza genda ruturuka amazi guma ndi rwose rwoga rukarohora barohamye guma ndi migambi ugamburira imigambi y'ababisha guma rwose iyo ni imigambi muzi ni imigambi ugambirira icyiza imigambi ugira urukundo arakunda agakundwa guma umwanzi wanga imigambi arakicwa n'isesemi ubura tugiye gutarama muri tayari tugiye gutarama iki kirori twateye ahangaha iki kirori byose ni ukubera Imana iby'Imana dutekerezaho nibyo byiza kurusha ibyacu bwira mugenzi wawe ngo icyo Imana igutekerezaho nicyo kiza kurusha icyawe Imana gutekerezaho nicyo kiza kurusha icyawe amen narwase noneho tujya kwishyira mu karirimbo nzahagaririmba mbite munyikiriza twagiye Imana dutekereza nicyo kiza kurusha icyacu 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 Imana
imana ahantu hari imana hari imana ngo ahantu hari imana na seta afite imana ahantu hari imana ayiwe ahantu hari ikiremwe ahantu hari ahantu hari ikiremwe ahantu hari imana na migamba afite imana ahantu hari imana imana ngo ahantu hari imana mama kayiza afite imana nyambika umushana na mariya ubwiza bwawe nyambika umushana na mariya awe na mukecuru mwambike abona ubwiza bwawe nyambika umushana na mariya ubwiza bwawe haleluya aha murakoze cyane murakoze musubire mu myanya yanyu mushike mu byimbo nagira ngo noneho igitaramo cyacu gitangire kinikize nagira ngo kandi nze kwibutsa bashiki banjye bakigije ikindi aho bibereye hariya mu bikingi mbwira abasore bacu b'intarumikwa ba basore bashinzwe kwakira abaje batugana twahoze tubashimira ko bakuyemo imyugariro abashyitsi bacu bakinjira nagira ngo kandi mbabwire ko abashinzwe kwakira abantu bagire vuba rwose kugira ngo gahunda zacu zigende neza icyo ni muziture hanyuma ubwo mwari mwaziritse kirekire ni muziture abantu chef de service ndetse protocole w'iki kirori nagira ngo mutambuke rwose mwakira abantu mwamfura mwe cyo ni mutambuke buri muntu wese mumubaza icyo ashobora kandi iwacu nta kibuze umutobe ubundi ubusanzwe utoba inzara hanyuma agahiye gakundwa n'abakuru kugira ngo babone ibitoke icyo kandi abazikuraho urukoma nabo barabyigiye mu bakomere mu mashyi mubahe n'impundu di rwose reka rero kandi mukomeze mama Gihozo niwe nyiri uko mwamushimiye ariko dore rwose yakira umutobe chef de service ndetse na protocole ngira ngo urabizi neza iwacu kirazira iwacu ntabwo twize ibihekane kimwe gusa ahubwo twize byinshi ahubwo harabura ikihe miga aha ubwo rero mvuga rimwe mukumva kabiri nibyo mbashimira cyane cyo ni mutambuke rwose amazi aho yagiye aho yanyuze ni kure cyane aho bwakereye amazi ageze kure abari muri serivisi rwose mutebuke chef de service kandi mumenye ko ibi byose tubikesha umubyeyi mukuru ubundi abakecuru nk'abariya nibo ba nyiringanzo nibo ibi byose tubikesha mukomeze rwose mugubwe neza twasenze Imana nta kibazo kandi ibintu bimeze neza reka uyu musore wacu nawe ati umukuzo nawe ni ngombwa muri iki kirori nk'umuco nyarwanda nibyo ngaho rero rwose mwese muryoherwe mwakoze cyane akantu baba bita akantu sinababwiye ko mugatubwiye aje kureba ibisoro nje korora hanze se tuba twagosora ukuntu tugotwa ariko rero migambi se ntibisanzwe muzi bikasanzwe abari bacu bateguye bikasanzwe rwose tuba tumeze neza cyane tw'abasirimu kumenya migambi biteruye haratabyumvikanyeho nabo mu gikoni nta kibazo gusa hano wisanga ari ubu oya nibyo rwose hano nawe hari umukuzo ariko ko mutahaye muzaniye bigambo karame naje ibindi byo bintu karame amazi hano hari umuntu udakunda ibintu by'isukari ukeneye nawe umuntu
karibu mama, ni karibu. Ni karibu naam. Ni karibu nukuri. muryoherwe ariye ku ntego washaka ugiye gukererwaho gakeya Ibintu biraryoshye. ariko umutetsi yarabyigiye hase nawe urahari atari ngombwa n'abakwiremera ntabwo umuntu ari uwahafa atari ngombwa ko wamara urumva iki kirori baracyiteguye bangererewe gakeya hari utuntu nabanje gukemura ariko ndavuze ntidafatiraho ntabwo iki kirori wari kukiburamo ariko urabangutse naya ntafatagize ari ugize vuba rwose Ikibazo. ubuze hano abantu batetse neza ariko baramenye ko namuhaye bishimye 200 yose nawe nabo batetse neza ni abahanga cyane mfite n'inyota nje nihuta ngo ntacika ese mama meze bite nanzi ko hano nawe utahaza uramenye byari bamenye igihe aho bajya hano hari umukunzi wawe abana bacu bagiye bamenya aho utabizi aho bajya abasore b'iki gihe ni uko bigenda uraza kubimbwira neza aho wari ukererewe mbanze n'ubundi abantu bafite umukunzi se urumva yakoreberwa aba yahayobewe ntabwo yahayoberwa ibiryo byari biryoshye akoze sesetiwe urabona ko se ujya ugeraho ntabwo mubasha ntabwo ujya ubasha ariko nibyo uracyari na mutoya wagahiye byakugora ntabwo mubasha aka abasaza ntabwo abantu bakuze rwose Hari n'agashira. n'amakara Hari akantu k'agashira kandi kameze mushiki neza. wawe ariko hari umubyeyi ntabwo ajya abeshya nawe ni inshuti nziza imvura igufatiye he Ubuzima bwacu. aya imvura iguye ngeze hano hafi ariko wajya ureka akavuyo wa muhungu se migambi muramumenye ntabwo niko ateye aba yahize none se mujye mureka yishime inshuti rero bavandimwe nagira ngo kandi twongere tuganire icyiciro cya mbere cyari kinakomeye hari abantu baturutse kure turagishoje muraza rero kunyemerera tubanze twishimire ko ikirori cyacu kiri kugenda neza munyemerere kandi tuze kwemeranya twese tubihuriyeho duhe umwanya nyir'urugo kuko kirazira ntitwamuha ijambo mu rugo rwe atugezeho gahunda y'uyu munsi ndetse anatubwire icyaduteranyirije aha ngaha muri rusange umwanya ni uwawe ijambo murarihorana mu magihugu murakoze cyane murakoze kumpa ijambo nyine mpagaze aha ngaha ndi mu byishimo ni mu mashimwe menshi hano ibi birori byaduteranije aha ngaha hari umwana wanjye mutoyi yagiye twishimiye ko yagiye kwiga mu mahanga yabonye buruse yo kujya mu mahanga byanshimije cyane iyo twavuye kumutegera indege tumuherekeje agiye gutega abantu twagiye bamwe na hano mwabonye ukuntu byabaye byiza harimo umushuti wanjye ngo yari amperekeje n'abandi nyine bataragera aha ngaha ariko bari buze kuhagera mu kanya hari na mukuru we rero ushoje kaminuza niyo mpamvu ubona bahamagaye kugira ngo tuze twizihize ibyo birori byose umva ni ibirori bikomeye ntabwo yemere kubyihererana ngo mbyicarane aha ngaha cyane ko ngeze hano vuba nanagira ngo
nanabahamagare nk'abaturage banjye, abaturanyi banjye, inshuti zanjye, munarebe n'urugo rwacu aho twimukiye kabaga i Kigali. Umwana yasoreje i Kigali, n'abana bakahamagara abaturanyi baze barebe n'uwo mwana. Ngiye murazi ko mumenyereye nyine, tumaze bamwe twarabonanye higera ino, abandi n'ubwa mbere nyine bageze mu rugo. Ndabashimiye, mwiha amashyi na none. Rero numvaga uwo mwana yaza mukamureba akabasuhuza, uyu nawe mumubone. Yo migamuzane azasuhuza abantu. Nino mwana wanjye nusuhuza hano bantu. Yoza ndunguyo naberekaga. nuko turakishimye. Ino ntabwo arahamenyera, niyo mpamvu mubona yari yagize n'isoni. Ngo harakonje, ngo haramukonjera. Ngo haramukonjeye, ubona nyine atabyitwaramo neza, buri mbe biba yamwishe. Tambuka mwana watambuka arasuhuza. Tambuka mwana wanjye. Kananutse kubera hano nyuma hano Akaga keza. Klima Kanegere gatarangiza amashuri. Umudugudu wa Kagangayire wabonye imisi. Umudugudu wa Kagangayire nawo wabonye umwana mwiza cyane. Ihoze rero niyo mureba, iyo ni imfura yanjye. Mutoyi wabo nyine nabyaye abana babiri. Mutoyi niyo wagiye mu mahanga ko kwigayo. Niyo mwana wanjye nese. Yumva nyine niyo yaraje biramugora hano, ubuzima bwaha bwaramugoye. Niyo mpamvu ubona nyine kanananutse. Yaje isuku yaje angana. Kubera nyine imbeho ya hano, kubera n'ibiryo by'ino ntabwo ameze neza. Bajya umuhahira se nk'ibyo i Kigali. Aha, bimeze neza. Nuko nyine gihuza n'uriro n'icyo kirori nabateranirije hano kugira ngo mbabwire muri imigambi iki kirori. Nuko ikenda nezerewe cyane, muri abantu beza, muri abaturanyi beza, muri inshuti nziza. Mukecuru aba bantu nyine ubona ko inshuti zanjye. Uyu nguyu ntabwo namubabwiye, ni nyirakuru wa Gihoza. Oya nahaguruka mu nanjye ubu aho mpagaze aha ndashima. Burya iyo umwana wawe ari ahantu ugasanga arabana ni ibintu byiza. Meze mubane n'uyu mukobwa wanjye, muzakomeze mumubere abaturanyi beza. Nawe nzi ko ari umukobwa mwiza nta kibazo, maze mujye mushima Imana Nyagasani yonyine. Gihoza umwana wanjye uzakomeze kugira kwiga neza. abaye amashyi rwose. Ubakubita n'agafoto rwose. Ndongera kubereka n'inshuti yanjye yanyakiriye nkigera hano Kagangayire. Yaranyakiriye neza cyane, akajya nkurira ibijumba mu kabande akanzanira akamuza utonore nawe nahaguruke umurebe. Mutima wanjye n'ibisa n'amabanga. Ayo mashyi ni muntu rwose. Ni ukuri warakoze, kamushimira imbere y'abandi bose. Warakoze cyane, narikoreraga rwose. Murakoze. Amagambo yanjye yo nefite nayo ngayo, ntabwo navuga byinshi. Ibyo nakavuze byose umuntu yavuga bukira bugake, ariko subikiye aha ngaha. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza. Murakoze cyane urugo umaze kutubwira ijambo nyamukuru riduteranyirije aha ngaha. Arakoze kandi kutubwira no kutuzanira umukobwa mwiza utagira uko asa. Nagira ngo rwose Gihozo aka kanya ahaguruka arambura ibiganza asuhuza abantu baje muri graduation. Hanyuma natwe nk'uko bisanzwe tumwakiriza amashyi n'impundu. Umukobwa rwose mwiza utagira uko asa, ndebera uko asa kongera useke nabo babibone. Oya nibyo mwongere mumuha amashyi arabikwiye. Ngaho shakabogere hanyuma
kwicara byo bigira babandi. Nagira ngo kandi munyemerere tuze kugera mu mwanya mwiza twita dusangira ijambo. Hano hari abavandimwe, hari inshuti, hari abaturanyi, hari abantu mwese mwatashye ibi birori. Nagira ngo tubaho umwanya namwe mutubwire uko mwabonye ibi birori, ese mwishimye, ese ubutaha tuzakosora iki. Hanyuma amakariza nk'uko n'ubundi Niroga amaze kutubwira kuri inshuti ye cyane, wamubaye hafi, wamukuriye ibijumba, wasanga waranamwigishije mbatama ibyo ari byo. Ngaho tuguhaye umwanya, ijambo ry'urari. Urakoze cyane. Muraho neza mwese. Mbanje kubashimira mwese mwitabire bino birori, nk'abavandimwe bacu, nk'abavandimwe ba Mama Gihozo. Nongeye kubashimira rwose, mwiha amashyi. Ndashimira rero Mama Gihozo waje adusanga nk'abaturanyi. Ni njyewe muturage wa mbere navuga ko namwakiriye mumenyereza n'ahangaha. Nawe uko yabibabwiye ntacyo nigeze mwima, twasangiye akabisi n'agahiye. None ndamushimira ko ampaye agaciro imbere yanyu, akibuka ko namugiriye neza. Ndamushimira rero, nkamushimira nuko yabyaye neza. Yaranyizeye tujyana guherekeza umwana ku kibuga cy'indege agiye kwiga. Nabyo ni icyizere yangiriye, ndamushimira. Ndamushimira rero ku bwa Gihozo uyu nguyu. Ndamushimira ko yamureze neza, akaba ashoje amashuri ye. Nako ubundi cyane cyane turashimira Imana kuko niyo yamushoboje. Icyo mbijeje rero nuko ari umuturanyi mwiza, ngiye turamenyeranye, namwe muzabibona nk'abaturanyi. N'ikigaragara no kuba yabahamagaye mudasanzwe wenda mumenyeranye, ikigaragara ko azatubera umuturanyi mwiza. Ndabashimiye rero, mukomeze kubana natwe muri ibi birori. Mwiha amashyi rwose. Arakoze cyane Mama Kariza kuduha no kudushimira, kutubwira kari ku mutima we. Nagira ngo kandi nsabe Migambi nk'umuhanzi wacu twungutse muri iyi minsi, yongera dususurutse, hanyuma tubyine tunezerwe, tuzihize iyi minsi mikuru. Tugiye kwishimana, tugiye kuririmbana akaririmbo kavuga ngo uwadukunza karusha abantu bose, umunsi ku munsi ahora twifuriza ibyiza. Uwadukunza karusha abantu bose, umunsi ku munsi ahora twifuriza ibyiza. Uwadukunza karusha abantu bose, umunsi ku munsi ahora twifuriza ibyiza. Uwadukunza karusha abantu bose, umunsi ku munsi ahora twifuriza ibyiza. Uwadukunza karusha abantu bose, uwadukunza karusha abantu bose, umunsi ku munsi ahora twifuriza ibyiza. Uwadukunza karusha abantu bose, umunsi ku munsi ahora twifuriza ibyiza. Uwadukunza karusha abantu bose, umunsi ku munsi ahora twifuriza ibyiza. Uwadukunza karusha abantu bose, umunsi ku munsi ahora twifuriza ibyiza. Uwadukunza karusha abantu bose, umunsi ku munsi ahora twifuriza ibyiza. Uwadukunza karusha abantu bose, umunsi ku munsi ahora twifuriza ibyiza. Uwadukunza karusha abantu bose, umunsi ku munsi ahora twifuriza ibyiza. Dawidi arakomeza aratamba, Dawidi arakomeza aratamba, Dawidi arakomeza aratamba, Dawidi arakomeza aratamba. Nanjye Mana nzajya gushimira, nzajya gushimira. Haleluya, nanjye Mana nzajya gukorera, nzajya gushimira. Irahemba ntiyambura,
nzajya mukorera nzajya mukorera